wari wakunda umwenda ukisanga rimwe na rimwe wanze kukubera, ugakora ibishoboka byose ukawujyana mu badozi ngo bakugabanyirize, rimwe na rimwe ukisanga uri kugirana ibibazo wenda n'abawugukoreye, wasanga biterwa ahanini nuko umubiri wawe uteye. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe imiterere ine ku badamu igorana kwambara ndetse n'uburyo ushobora kwambara ukaberwa. Hari igihe ushobora gusanga ufite complexe cyangwa abanirwa gutera complexe nguriya ngo bite nuko uteye ngo ntabwo ujye uberwa, ariko ndagusezeranya ko iki kiganiro kiri bujye kurangira twabaye n'inshuti byataye. Hello, twongeye kubasuhuza abakunzi ba Tapa Fashion Show. Muri kumwe nanjye nkaba nitwa Ngabire, nkaba ndi fashion designer muri House of Batik. House of Batik ikaba ari inzu y'imideli ndetse n'ubugeni. Nimba ushaka kwambara ukaberwa cyangwa se kugaragara neza, jya ugana House of Batik kuko tukugira inama bitewe n'uko uteye ndetse nuko usa, tukaguhitiramo amabara akubereye. Ikindi ntabwo twakwibagira uko dushobora kugufasha utaka mu nzu cyangwa se gutanga amakado atandukanye mu gihe cy'ubukwe. Biremewe hano muri House of Batik, dukorera i Kanombe, ni hano hafi yo kuri Continent. Imiterere ine rero twabateguye kuganiraho uyu munsi ni ikurikira: uri munini hejuru ariko hasi uri mutoya, bakunda kuyita triangle shape. Hari icya kabiri y'umuntu ubyibushye uhera hejuru ndetse no hasi hose ari munini. Uwa gatatu muto cyane hejuru ariko hasi ari munini cyane. Hanyuma hakaza n'undi wa kane, igice cyo hejuru kikaba ari kirekire gusumba icyo hasi. Ubwo rero nimujye kare, nibyo bintu tugiye kuganiraho kugira ngo nimba wiyumvishemo hano cyangwa se hari inshuti ufite iteye gutyo, ushobora kureba kino kiganiro kugira ngo ushobore kwifasha cyangwa se kuba wamisharinga kugira ngo ushobore kumugeraho. Imiterere ya mbere ni triangle shape. Nimba uri munini hejuru, hasi uri mutoya, nta gikuba cyacitse, ahubwo icyo ukeneye ni ukumenya imiterere yawe ndetse ukazajya uyambarira nawe ukaberwa kandi ugasa neza. Wahisemo kwambara ikanzu, ambara ikanzu ikwegereye hejuru, hasi ikurekure ku buryo bwose hejuru hagaragara nk'aho ariho hatoya kurusha hasi. Ikindi, nimba wahisemo kwambara ipantaro, ibuka ushyiramo agatopu kakwegeremo imbere, kubera ko wambaye ipantaro irushaho kugushushanya uko uteye. Ongeraho akamanto karenzeho amatako kugira ngo kaze kuburizamo ya miterere yawe urushaho kugaragara neza. Wirinde manto ikwegereye cyane. Ikintu bita manto ndetse n'ikindi kintu cyose irenze munsi y'amatako igire inshuti yawe magara imyambarire yawe, cyane cyane igihe wambaye ikintu cyose kikwegereye. Nimba rero uri munini hose, ni ukuvuga uringaniye hose, ikintu cya mbere ukeneye kwitaho ni ukumenya kwambara umwenda utandukanya igice cyo hejuru n'icyo hasi. Gerageza kwambara imyenda ifite amabara atandukanye ku buryo ibara ryo hejuru n'iryo hasi bigomba kuba bidasa. Ikindi, nimba wahisemo kwambara ikanzu, ambara ikwegereye, wirinde ikanzu nini kuko ituma urushaho kugaragara nk'aho uri munini, bikaba exagere. Ceinture buriya ni inshuti yawe ikomeye kuko ituma igice cyo hejuru ndetse n'icyo hasi birushaho kugaragara cyane. Tugeze ku muntu wa gatatu, akaba ari umuntu mutoya cyane hejuru, hasi akaba munini cyane. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ukwirinda kwambara akantu kakwegereye cyane hejuru, hasi wambayeho ikintu kitaratse gatuma umuntu uri kukureba agira ngo ugiye gucikamo kabiri. Gerageza kuringaniza igice cyo hejuru ndetse n'icyo hasi. Nta kindi kintu aba bantu, naho ubundi ibindi byose baba bagaragara neza cyane. Tugeze ku muntu wa kane, afite igihimba kirekire ndetse hasi ari mutoya, ari mugufi. Uteye gutya, mbere na mbere irinde kwambara undi mwenda wose uri bukongerere uburebure bw'igihimba cyawe. Gerageza kuba inshuti no gutebeza, ugatebereza muri high waist. Irinde kwambara ishati imanutse mu gihe urugero wambaye nk'ipantaro cyangwa ijipo, akenshi niho bikunda kugaragarira cyane. Nawe promisize bonus, akaba aricyo kintu tugiye gukurikizaho. Mbere yuko dukomeza, ndagira ngo mbabwire kuri House of Batik, ikaba ari inzu y'imideli ndetse n'ubugeni n'ubukorikori. Twaba dukoreye i Kanombe hafi na Continent, ariko nimba unatuye kure y'aho hantu waduhamagara kuri contact zacu, cyane cyane ko tuderivaringa aho uri hose,
cyane ko twabigisha ko mufata measurement. Tukaba tugeze kuri bonus. Bonus ya mbere kaba ari abantu bafite amaguru manini ariko se mu matako ari hatoya. Ikintu cya mbere akenshi bikunda kugaragara n'igihe wambaye ipantaro ikwegereye. Ibuka kurenzaho ikintu, yaba ari ishati cyangwa se ari manto iri burenge ku matako kugira ngo urusheho kugaragara neza. Bonus ya kabiri akaba ari abantu bafite amaguru matoya. Irinde kwambara imyenda iri munsi gato y'amavi kuko bituma amaguru yawe agaragara mu buryo butoya cyane, mu buryo buri exaggerate. Gerageza kwambara imyenda iri hejuru y'amavi, cyane cyane ko nababwiye ko akenshi iyi myenda igaragarira mu gihe wambaye ikanzu, ijipo cyangwa se ikabutura. Ipantaro irakubera cyangwa umwenda muremure nanone kandi bitewe n'indeshyo yawe. Mbere yuko rero dusezera, House of Boutique niyo turayishimira ko ariyo yatwambitse, niyo yanyambitse uyu munsi. Ari ingofero mubona uku kuntu ngaragara byose, ndetse nano mu ijosi, ndetse n'iyijire mwayibonye ukuntu ari nziza. Aya majire ntabwo ari ay'abakobwa gusa cyangwa se abadamu gusa, abagabo barayambara. Kenshi ahubwo yambarwa buriya n'abagabo, ariko nyine umuntu wese arayambara akarusha gusa neza akaberwa. N'abandi mwese mukeneye kugira ngo tugire icyo tubabwira, mwatwandikira hano, mwashira no muri comment, mukatwandikira mukatubwira ibyifuzo byanyu, kuko ibyifuzo byanyu ni itegeko. Ikindi wibuke gusharinga cyangwa se gukomentinga ndetse no kurayikinga kugira ngo ibyo dukora rwose muduhereze feedback. Imana ibahe umugisha. Bye bye, see you next time. I love you so much. Impamvu nifashe gutya nuko utarakora subscribe cyangwa se ngo likinge, nubikora aribwo mva hano. Kora hano subscribe cyangwa se ukore hano subscribe. Yes, urakoze cyane ko ubikoze. Imana iguhe umugisha naho utaha. See you next time. I love you guys.